Ngiriwe. Yemwe ba. Yego. Ngiriwe. Ndanye butu. Ne. Ni wowe? Zakuze. Iteka ryose. Makuru. Amakuru ni meza. Niko. Narinzi ko ibi bintu mwebwe mutabimenyaga bizwi nako abasaza. Mbikunda kubirangiye ndanayitera kijyambere. Umva se ahubwo kuvuga no gutaruka. Ikintu kigenzanye kwa gutumira. Mufite ibirori Je n'umudamu. Ararede turavuga tuti yakugera tujaje turabana tudakurikije amategeko uko gabivugaga. Tubona twaba turi guhombya leta turi kuyibarisha nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uzi kukomeza kumbara nk'aho ndi umusore mfite imyaka 60. None se burya mu bantu mutarasezeranye byemewe n'amategeko. Urabona mu bihe byacu gusezerana byaragoranaga. Ariko ubu ngubu gusezerana n'ibintu bibaga byoroshye cyane. Ntago bigira. Umva noneho ubu ngubu rero ukakiyagagiye kongera kuvuga. No kuvuga ngo ubu ngubu. Ubushushe. Ubu ngubu gakundiriwe. No kwatsa umuriro. Umva tuwatse pe. Kwatsa umuriro gukaka kuko. Urabizi ko nanje matovu igikwe nakandagiyeho. Icyo ngicyo kirashyuha kikagurumana. Ore navuze ni ntago namanza mbere yuko ngira ahandi hantu nje. Kumanziriza ku rugo rwaha. Umva ndahari rwose n'amatwi n'amabinga. Mbere yuko ngira ahandi hantu nja. Nukumanziriza hano kamanze nakumenyesha nkakubwira ibi n'urugo hari n'agasororo mbese. None se n'uyu munsi n'ejo nijyane. Wikwirusha ni mukanya. Noneho impamvu mutambwiye ngo inze nteke ubwo wenda ndambara imikenyero naye ngenetsa neza. Kubera abantu bagiye barakoteza amafaranga bagatanga ku murenge niho baradutekera. Bro. Turiyakirira kugiye mu rwego ubwo bigiye kuba nka bya bintu byo kwa Steriya baririye mu tuntu dufunitse ukuru. Aho. Ubwo uko burenze. Ahubwo. Yewe. Narinje no kukurebera. Nje kukureba ndi kukubwira ngo nguze n'amafaranga kugira ngo nanje nyine nzagende ngaragara nk'abantu. Nsa neza nyine meze neza. Shase ndaranye ubutumwa. Iyi minsi iri kugira ingwe. Amafaranga uri kugira ngo ngenda yakura hehe? Ko nabuze nayo gutura ikimina. Ibaze ko mvuye kuguza kwa Rucyahana. Amafaranga 500 nibura ngo nsigarane mikirarane cy'umunsi umwe. Bakaba bayanye. Ubwo ibyo ngibyo biranze reka tubiveho. Kavuna sarahari wenda. Kavuna ndamubwira ukavuna se kuzi wakaguru ke kamunane wa mubyeyi we ubu ngiye kugenda amagarare harakuru ura musozi mpamagare ningira amahirwe aranyita. Kavuna numubona umubwire ngo ndanye ubutumwa ari kumushaka. Reka nze nanje ndebe uko ndaza kuza kwiyeranja ntakundi. None se Karame. Ubwo turahagurukira hehe? Nyine turahagurukira hara mu rugo mukanya. Mwebwe mwirimbanye mwitegure nyire mwinyiranye mwimiramiranye muze tujane muduhereke. Urakoze. Subizi se. Ubu ngubu tuzi ngiye kutwikubitaho nina yabura ndafata yo kwiteke. Cyane pe. Sawa. Muho. Ni wowe? None se umugabo wawe avuye aha ngaha ubwo narinzi yuko nyine iyo gutumikiye utakabaye uza nawe. Ubwire ko ndaranye ubutumwa avuye. Yego ko aravuye. Ahavuye gukora ikize kandi noneho mukabyana. Arahavuye hari ibyo yari ari kumbaza ariko ari kuntumira ngo no mu birori ngo mufite. Dufite ibirori pe. Ariko ngashaka n'amafaranga. Amafaranga y'ikize kandi. Ntabwo nigeze ninjira mu mwanya wo kumenya icyo arayakoresha ariko yashakaga amafaranga. Karanyaruka nawe ntabyo narinzi pe. Ubwo nanjye narinciye aha ngaha. Yego. Ndakugutira twadukenyero ngo nushyiremo nyine ndera. Hagati aho ariko usa neza. Urakoze. Umeze nk'abageni. Yego. None suje gutira umukenyero ko yambwiye yuko ngo turaza gutaha ubukwe ngo tukaguherekeza ngo turira no ku murenge. Kuzi ko ngira umukenyero umwe. Ubwo ngenda yambariye. Ntago wabinkora pe. Babarira. Wowe niyo washiramo agatenge ntacyo bitwaye.
ndahibaze nanjye muhoza iki gitenge kimeze gutya rero ariko nanone nkakijyana nkurikije ubushuti dufite niyo ubukwe nta butaha nkagenda nkiyicarira mu rugo ukambara umukenyero ukabera oya nanone ntago wabusiba mu Ni bukwe impamvu pe. bwawe rwose ngo ugomba kuza kurekura ndabona naberewe rega iyi ngo rwose erega buriya na rufonsi uraho kwa ruferedi umwuga wo ni mwuga nyabaki umuntu atakiyeranja ubu ni ngombwa ngo umuntu azajya ajya gukoresha agenda atanga amafaranga umuzungu yaragikoze nje nta nakikana kiracyapfuye bo amaburo oye ya ni housing kana kugafatisha bazababwira bose bazaza bazamenya ukuri Kavu bitemwa niko wiriwe mwa komera komera yego aho uzi byabaye mwa ibigize kandi koko hari undi muntu upfuye si nono kitana irere ibintu byo gupfa muri izi minsi uzi ngo bigezwaho Kavuneri we yaragiye yaragiye Gahirimanga nawe pi yaragiye hari n'undi rwarutse gupfa iyo ruguru mu mpinga none se ko mbona iyi telefone yawe wayikuyemo ubuzima n'ubugingo bura biragenda bitera ni ugusandaguza nkongera ngarema bushasha irakase ngo akaga banyakuragaho ko Kavu ibi nabyo urabimenyaga mwa nabimenyaze wayihambuye gutemwa nese ntawe uzi ko aribyo nize ni ibi nize ni ibyo ngibyo nize ubu n'indege nayikanika indege nayikanika ndenda kuzakora ikibotiki hirya ku kakiyaga gikora n'ibyuma by'indege ubu ngubu urongera uyatse iyake iyo ndayatsa ahubwo nawe niba uzifite uje urambwira Kavu nuko nje narivuyemo badaratanga ibintu z'ibyemezo by'uko umuntu yabyize nje nabivuyemo nabonye ntuzugiraga ibikoresho si wabikurahe nuko nyindi gushaka umushinga gunteza imbere ngafata amafaranga nanje ngashinga nyine ikintu cy'ikibotiki none se ahubwo ko numvise ngo ku murenge habagaye ibintu byo kuja mu myuga waba utazi na mudasobwa ukavayo uyimenye nje rero ikibazo ngiraga nagiyeyo kubera nyine abantu bakoraga bino birababataga nje nagiyeyo mudasobwa nkiyikoraho ubwo ntangira kuyeguraho ibinuzi bitushe mbyeguraho ikinuze kimwe habaga harimo amashusho y'abantu nacyo nkeguraho ndi kugira ndebe ukuntu bigikozwe mo imbere inzi ngo nagaca abasaza nawe Kavu nawe ibyo bintu wabikora nukuri sinkubeshe banyirukanye ngo mbere yuko tukaja no kuri zo mudasobwa baratubwiye ngo tugomba kumanza twiga tukamenya wenda byibuze gusoma no kwandika tukamenya no kuvuga good morning iby'ibyongereza good evening na good night none si good night bayikoreshaga hehe mu mashini nyine urabona ngo hari ukuntu yakaga ikavuga good morning ubwo se wayisubiza ngo iki imashini zivugaga ibyo zirahabaga ngo hariya ku murenge zirahabaga ku murenge n'abantu reba izi zikoraga inaha izi zibaga inaha ni Tanzania zikorwa abanyarwanda ubugenge basigaye bafite n'abanyarwanda bazikoraga none zikorwa n'abandi njye kukubwira inti ubu ngubu si niba uri kumenya gusambura iyi telefone ejo bundi nina narukubita hasi sinza ruguka rukora nje niyo na bino byose byaba bitariho nabirema bushasha nkabikora rero mwana mama narinje kukureba ngo ngutumire none se Rufonsi aragutiza izihe nkweto ubwo ngiye bote gusa uracanganyikiwe kubera ubukwe Rufonsine umwe bavuka n'impanga yiwe ni mushiki we abantu rero mugiye gukora ubukwe niba ari uko ngiye nazi iby'ubukwe byari twe nashyashyanye ibintu byose rero uri kumva mu mutima wawe umeze nta kuntu wakumva ukuntu mfite ibineza neza none ndi gukurukunda mfasheho kuri rya darapo ryacu abarakwambarira se ubusubunanye umukecuru Nyaminanga ubundi ashaka abanyambari yego uzi ko ntabyo uzi none se uyobewe yuko mu murenge basinya ako se ubundi we nturabuhari urantera ikintu matomba barungire vandi kwiruka ngo hereze imikenyero pe ahubwo se ko naheruka kuyimesa ubu ngubu nta nizayiriye we oya ntacyo napfa kwipima oya nta kibazo reka nyirebe
uko nagateyemo agaparufe kwa Mukabadege mwambari niko kakirimo ko sindawumesa nanjye ndagenda hagati aho kandi rero nkubwire dore umva nkubwire uwo mukenyero ntuwushire ku zuba udaciye ikindi cya kabiri uwabarire ku nkweto ndende utagenda uri kukandagira iyo misozo yawe gasozo ntumire bikisi kandi ahubwo nyine nawe uri kunyabirori utaburaga ibirori cyakoze cyo naje wawe ndamwaga nkajya nyine hari abantu ntawe wapfaga abandi nahoze ndi no mu rwego rwo kugira ngende narinjye ntakuntu kavuna yandiza rya koti ko nabonye ijyankwira ribaga rimeze neza ego ikoti nambaye mu kubatizwa suzi ngo ryaba rigihari suzi ngo hari ikibazo cyaba kirimo iki nta kibazo cyaba kirimo kumbonye uri kurebire none si ni ukuvuga ngo rega kabona mwana mama aho naje kureba undi ntakureba urumva niyo mpamvu rero mvuze nti wenda reka mbwire mwene data umuvandimwe wanje wa hafi cyangwa umwana wanje mubwire nti rero mwana wanje nagize ikibazo nyamba isidaraye buto ugiye gukoresha ikihe kintu cyatuma tugiye kuja mu murenge sibajyanagaho ibintu babonye byose none si ikote si cyo kintu cya mbere bajanaga si ukuvuga ngo ni ikote kugira ngo n'umuntu urabasezeranya avuge ngo yambaye ikote nta kibazo cyo mu mutwe ufite njyewe se ni iki kintu ntwaranaga ifumbire ngacukurana ibijumba nkotsa nyaruno njyewe icyo nsabwa ni ikote ahubwo wowe vuga ngo ndemeye ego komana wowe uvuga ngo ndemeye urebe niba ntarajyambara kuri kwimana ese ubu wowe nje nakugira inama yo kujyana iki kintu none hakugira nsohoke muri bari abantu ntambaye ikote si byaruta nka sinjeyo cyane induranseka baranavuze ngo mu iterambere ryo muri izi minsi ntabwo umuntu agisigaye yita ku bye ngo niyo wagenda wambaye ikariso ngo umuntu ngasigara amenye ibye ahubwo abantu babaga bashaka kumenya ibyawe niba abantu babaga babayeho nkawe nje rero kaneri bwenda simbyivangemo da nakubona nje nkibonera gasuru ariko ntabaragusezera oya nje ndabizi none se ntahuzi ko ntuza gitifa ari mwene wacu aho yakwanga kudusezeranya none se urafata ku darapo ry'igihugu wambaye uruntu rw'urushwa bari rumeze ubwiye foto yaba imeze ute ni ukuvuga ngo nubwo nanagerayo nkakuramo ishati urumva nkakuramo n'iryo koti ukambara ubutuku ukambara ubusa hejuru none ubundi sinje muntu wa mbere waba ubikoze sha ubundi mbemeze ndabatsa neza ikibazo inkweto si uko mvuye na bwema tuvanyize n'inkweto kuko se ubundi ari kuzimpa n'umukenyera amanjije kuma w'untonde ngaho ndebe ari kumpa imikenyero nta kabodi ko kwambaza nose ubu ari kumva ko ndi bwambaze ko ntabwo yabinkura mu kanya ndagenda nsa neza si unyure ko adaforoza ntizi nkwetora ikibazo agira urutsi apfa gushyira zinambare neza ariko we ubundi ningera mu rugo sindaba mfite umwanya wo kubigira ute si gutyo se ndaba nsa neza ariko sha ngo ndaranye ubutumwa n'abatashatse ibyiwe ibi biramureba rwose buri muntu ubu ni ukwimenya ntabwo njye namwishinga azajya agera kuko se reba wa ariko se ubu hazagize nk'umbwira nkamubyara nk'umwana muri batisimu ubundi nkakimbagira koko ntihambirwa yo reka nako ngashyireho ra kubona bijyanye n'ibisa nambaye ko nabyo reka kiriho ndebe ageze usanga ndikombe mu nzira madamu byaranye ubutumwa rwose kandi bazi ko twihaye inyamba barankizwa n'iki ubu noneho
ndasanya kwa dafu nkize za nkweto ziba zimanitse gutya ngahita nshyira za nkweto z'abazungu dore madamu ndaranye ubutumwa ngaragenda asa neza mana ikibazo nuko dafu agira ururenge ntacyo nabona ngende bikira kamuramo ahubwo ni wowe mpanze amaso ni wowe ndangamiye nyogosoni undutirisha ndutira byose umbereye umubyeyi ntagereranywa ngaho nawe nyereka kudatererana bafite bari no gukaraba ibirenge nige nagende umugabo muzima ari kusakuza umudugudu yawe nyagasani banguka bangukure ibitunaniza bangukure ibitudindiza utwemerere tukwegere utwitonde ni wowe mpanze amaso ni wowe ndegamiye nyogosoni muhoza ariko uri kubona ukuntu uyu munsi ari mwiza uyu munsi ni mwiza uko byagendeka kose uyu munsi ni mwiza ndareba ibyawe umugabo muzima nasize nta kintu kimwe ari gukora ako ntaranasoza kwitegura ntwese ubu ngubu uri kubona atari nkaho ndangije mwa koko niko ubu ni nkaho narangije ahubwo se umva se nkubwire mwa kwambaza uruvuga warababwiye hari ukubatirisha ni ugukomeresha ariko nje nanyweye akagwa da ariko menye ngo niba yarantumiye njewe nawe ni nkaho yagutumiye ubwo mutima mubo bagufite mwana we akubwire ese we ubu busabane batanze bwo gusezeranya abantu bose bakavuga ati ngo basezeranyirize hamwe uri kubona ibintu atari byiza bari barakoma barafungiwe ubu bafungiwe ubu ni nkaho rwose ariko we ashobora tuvuga ibintu dusubira ibindi uri kubona amasaha baduhaye atageze tugenda nyine ubu by'ukuri urambwira mana yawe wigira ikibazo ariko uba ufite icyo kibazo ngiye nakubwiye ko nzicara imbere ndi kurebana na gitifu none wowe uri kuzana ibintu byo kwikarabishwa ibirenge ngewe nakubwiye ngo uzinduke ukaraba urabyanga ariko ndaranyubutu enda hano isiga amavuta wagashize he kara yanjye wowe wisiga ari amavuta ntiwambwiye ngo agutera ibihe ngwino hano yehe cyangwa nyutu mwagenda wambare uze tugende ureke kuzana iyo mikino nambare sina nambaye ubusa gende wambare uze tugende dore kandi n'amasaha yagiye ko nameze nte meze kaka umuntu waguteje yakuryoheje sinje ubundi wampaye tudukata nijo ntarembe kutuzana wampaye kuko hejuru nanje akaba ariko nambara mwana genda wambare vuba tugende ubu gitifu aricara ategereje igenda
genda ngutuze unafunge kantuzaga kabaga kameze nicyo cyecuru kandi ngenda ndacyara ifunga genda wambare vuba tugende mwana nambaye ubusa nambaye ubusa mbere ndujya turebe dore riba ururu kubona uribuze kunjya inyuma wambaye uragira ngo ngire niba wabashije kubona uri bugutire nje nenda te wewe wabuze mu bandi bagabo bagutize n'agakondo abandi bagabo bose uko bizi imyenda bampaganizi bo babaga bambaye izihe ubu waje gutira kavunde ndakoze ikintu ngukundira ntago uzi kwihishira ubu waje gutira karimaze ntago uzi kwihishira mu bandi bagabo sundi kugena n'abagabo bazima umugabo arigiraga yakwibura agapfa nabo ntambaye ibyanje kavu yego sha komera simwa mukomere batinze mukomere urasa n'Imana komera yego simurasanga abandi n'abariye bahagararamo hagati da munyagere igirayo ngira ngo ndibijyane nawe wambaye gutyo kandi birakomeje ntago byoroshye gira vuba genda wambare uza tugende mufashije mukamubwira akambara twagenda kubona amasaha nanjye nibyo ndi kumubwira genda wambare uza tugende genda wambare baranye ubutumwa mukomere cyane komera sha mukomere cyane kubona mwazinde ahubwo twagiye reka mfunge ambara wifunga ambara tugende hagati aho ariko urabereye kenyero n'ubukire ku izuba waretse ariko sinone ufite iki kibazo injira wambare ninjire nambare sindambare imyenda ntafite mumbabare mumbwire ariko se mato mbabare umbwize ukuri mu gitondo ko naje kukugujije amafaranga haragwa mpaye nakugujishije amafaranga sarago naringiye kuri ndi imbere y'Imana ndaranye imbuto ibi bintu buri kunkorera mutubwire tubagire inama none si n'ikihe kibazo hano bagiye inama bwo kwidebura najya kujya mu rukiko yambaye ibishati none se ubu ngubu nambaye nabi none se muhoreka nkubaza ikibazo urasezerana n'izi myenda cyangwa urasezerana nabi ndi kugusebereza yose none niba haba hari abantu batandukanye uyu mugabo ngo ubu yambaye gutya ngo tugende ku rukiko nese sinakara ariko se oya nawe ngaho ndebe umugabo muzima garagaspigi igidore n'agaswigi kamatarashi kari mu ntabwo bishoboka rwose uzije wabivuga kare nkagira ngo uri guki yewe niyanjye inyuma kare yaje ari kuntu yajya kote cyanje ngira ngo ari kunkinisha nanje ndamwihorera ndamuhereza cyaze ko mubwira idarapo wajyagira we buranzunguruka nani ntakwasa uri kundeba iki kuntumira ari kuntumira je yantumiye abyira ko ubukwe turabujama ameze neza niba ari uko nguko aragenda ameze mu bukwe guca rero nje naho turajana Ninjane nawe umugore wanjye shanga ushaka abantu bagutiza amakota umudugudu wa kati abantu bafite amakota rebe twari kujya kumukodeshereza kwa murumuna wa Dafu yewe njye kumukodeshereza umugabo muzima cha duterateranye amafaranga reka nkubaze muho uri kurinda wambwira guco koko imyenda nizo urasezerana nazo imyenda uri kutsebya naranyebutu oya pe urabizi mureke ibintu nje byanzura neza tubare ko utasebya umugore wawe ariko nanje ubwanjye wansebya pe none se turacaye aho nakarabye ngahibaze mato mu rukiko ntububibona nubizi umva rero mato mukunda ibintu genje ndi kubyumva ukuntu biragenda mureke mato reba carashwanyu canga ni yande mutizi koti gufata ko darapo gahita ibintu byose nakeza n'umutiza n'ipantaro ni yande mutizi koti rwose ntaho rambara uyu umuntu ufite ubwenge n'umuntu wo gusezeranya mu rukiko ntuzi abantu bose babahanye ndabizi ntuzi yama kamera bari gukubita abantu bamanitse cyane babukere bahibaze naza kwiyobera mu ifoto y'abandi ahubwo gira uti iyi myenda nta hantu ihuriye naho niyo wambaye nta na gatoya seda abo bantu tubihore reka mbabaza ko yagiye gutira w'imyenda nje katantire ntabagabo ugira nta nshuti z'abagabo ugira mbese ikamubaza agira sebuko ariko iri sezerano ntabwo mwari mwariteguye buri mwari mwariteguye rwose aho nyine ko wari uzi neza yuko aratira kandi natwe turi buyimuhe iyo tubwira tugagushakira n'ahandi nawe muje murantumira mu makuru mazima mezi ko nitira neza mana umwenda herutse gusezerana yambaye ntiwasaga neza mezi koti irihe koti nta koti nagutishije wari impereye kumvikana
None ubutumwa ukunda ibintu bimeze anzura ibintu neza tujemo bukatuze ngo tugiye mu ngaho mureke mbereke namwe ikote ari kuvuga nk'iki mereza ikoti ryanje tujye ikote ryaje bubaha ibintu by'abantu azabaha ibintu by'abantu ngaho murebe ikoti ubona rinda ryambaye ngo ndagiye murebe nibe nawe gusa uri kumva ndi buryambare muhose nzagaruka ngaha nje kuza kumva ngo nje kubaherekeza numira mu bintu bizima bifatika ibintu bizima bifatika sikavu ubu ngubu koko ninje wari wiyanze ubu ngaho reba mbese ndaranye ubutumwa yashize muri ikoti ryawe mbese ikote niyo kugenda wambaye none se nenda mbaye mbese iryo kote niyo shati bitandukaniye he ko ndi kubona byose ari kimwe ra mereza ikoti ryanje naruka namata uyu nawe ari kugira ngo yambaye amakoti mazima Angegera gwe urabiza hano duhuriraga nazagucinya ngo nawe natwara ikiwe urukubona nese ubu kumwita ingegera no kumutuka cyane bana ibyo bigofero ngaho bimeze nk'ibigumye ucawe kimeze nkaho wagira n'igivumvuri ndumiwe cyakose none se wowe usigaje ubwo bavuga ngo abantu bagiye batanankoye kangwe nzobye ubu nubu ko umuntu yagenda atanankoye ahantu babuze imyenda bambara se bora n'umusuru Chakoze muzongera kuntumira mu bukwe bwanyu. Ogi tugenda ariko gabanya amagambo. Yemwe buriya mu by'ukuri nk'ubwo mugabo muzima nk'ubu wambwira ngo ni ibiki bari gukora